Babwire nti isi uko bukeye n'uko bwije hari ibigenda biza mu by'ukuri bigaragaza ko hariho ihinduka rikomeye cyane ku bukungu ndetse no kuri tekinoloji ku hazaza. Mwarabibonye hari icyitwa AI ndetse no mu Rwanda hagiye gufungura AI. Ukunda Pi waba utayikunda cyangwa se utarigeze ushora amafaranga na rimwe muri cryptocurrency, ndakwinginze yes, nizere ko mumeze neza, nizere ko mumeze fresh wo dukurikira cyangwa se udahwema kubana natwe umunsi ku munsi. Reka ngushimire wowe wakoze subscribe, nawe nimba utarayikora byaba byiza uyikoze tukajya dubana gatanu ku kandi. Rero ntatinze ndagira ngo tuganire kuri iki kintu, kuri izi mpinduka zikomeje kugaragara. Hari abumva tuvuga ubukungu bakumva turi kuvuga trading, bakumva turi kuvuga cryptocurrency, mu by'ukuri ntibabashe kumenya cyangwa se ngo basobanukirwe ibintu twirirwa tuvuga. Ubwo ndagendera ku bitekerezo cyangwa se ku byo ngenda nakira abantu bambaza atariko ibyo bintu ni ibiki bya Pi Network, update ku bijyanye na Pi Network ni ibiki, mugenda mutubwira ko tutabishyikira neza. Ndagira ngo mbabwire nti isi uko bukeye n'uko bwije hari ibigenda biza mu by'ukuri bigaragaza ko hariho ihinduka rikomeye cyane ku bukungu ndetse no kuri tekinoloji ku hazaza. Mwarabibonye hari icyitwa AI ndetse no mu Rwanda hagiye gufungura AI, uruganda cyangwa se company mu by'ukuri iriho ikoranabuhanga cyangwa se artificial intelligence. Mwarabibonye, ariko ntatinze ndagira ngo tuganire kuri ibi bintu, ku mihindagurikire ndetse n'ibikomeje kugaragara mu by'ukuri kuyihinduka cyangwa se kuri tekinoloji ndetse n'aho isi iri kugana mu by'ukuri. Uyu munsi ndagira ngo rero mbagire inama ubundi ifunguye kandi ireba buri wese, rero mu Banyarwanda mu bumva ururimi rwacu by'umwihariko bene wacu. Waba ukunda Pi waba utayikunda cyangwa se utarigeze ushora amafaranga na rimwe muri cryptocurrency, ndakwinginze tegereza gato ubundi urangize kumva ubu butumwa, ubundi uzakora ibyawe uko ubyumva. Ndagusaba kugira ibitekerezo bifunguye ugatangira kwiga ndetse no gusobanukirwa neza ibijyanye na cryptocurrency ndetse n'umutungo wa digital, kuko ibi bintu bigaragara ko ari ibintu bizadufasha ku hazaza hacu ndetse n'abazadukomoka, kuko ibimenyetso bikomeje kugenda bigaragara. Isi iri guhinduka ubundi ku muvuduko udasanzwe utarigeze ubaho na rimwe. Buhoro buhoro turimo kuva mu bukungu bushingiye ku mafaranga asanzwe ariko ariyo ubundi bita fiat, tugategereza mu bukungu bwa digital cyangwa se tukerekeza mu bukungu buri digitali. Ibifatika dusa nkaho turi kubivamo, nk'uko twavuye ku mabaruwa tukajya kuri email, tukava kuri email tukajya kuguhamagara kuri telefone, ndetse bundi tukanava mu maduka asanzwe tukajya ku bucuruzi bukorerwa kuri internet. Ibi ni bimwe mu bimenyetso bikwereka ko hari impinduka zikomeye ziri kugaragara mu bukungu. Ni nako amafaranga agenda ahinduka digitali. Mu by'ukuri ibi byose ni ingero cyangwa se ni zimwe mu mpinduka zigaragaza ko hari ibintu bidasanzwe biri gutegurwa ku hazaza ku bukungu, yuko ushobora kuzisanga mu by'ukuri uri muri antiquite abandi bari muri digitali. Wowe kigendera mu byahahise, reba hirya no hino ku isi amahoteli ubundi amwe namwe yatangiye gukoresha za robots mu kugeza amafunguro ku bakiriya ndetse no kubafasha. Ibaze kweri, ubwo se abaseriveri cyangwa se abakora mu by'ukuri abakoraga ku kazi, murumva ko ibintu bitarahindutse. Izi zose ni ingero ngenda guhereza kugira ngo nkumvishe ko ibintu mu by'ukuri tugomba kuba maso tukamenya neza aho isi tuganisha. Hari inganda zirimo gukoresha automation kugira ngo zongere umusaruro. Mu by'ukuri
ahakoraga abantu hakaza izo mashini mu by'ukuri kugira ngo zongere umusaruro. Imirima irimo ubundi gukoresha amamashini zifashishwa na AI mu gutera ndetse no gukurikirana imyaka ndetse no gusarura, byose ari AI, Artificial Intelligence nabibabwiye. Amabanki, za supermarket, ibibuga by'indege n'ububiko bunini byose birimo gukoresha automation mu mirimo myinshi isubirwamo kenshi. Murumva nuko mu by'ukuri biragaragara ko ibigendanye n'imirimo kwapurika, hari n'abantu benshi cyane basigaye batunzwe n'ibintu bitagaragara, ibintu bitagaragara mu by'ukuri. Kuba umuntu yarabyukaga akajya mu mirimo agahinga agaterura ibiremereye akagira gute, mu by'ukuri bisa nkaho iyo mirimo ku hazaza bizaba bisa nkaho bigoranye ku mirimo imwe n'imwe. AI ubundi ishobora kwandika raporo, gukora design, gusubiza ibibazo by'abakiriya ndetse no gufasha mu gukora software. Ibyo byose byakorwaga n'abantu abenshi, ariko bakagira impungenge ku bigendanye n'ahazaza ku mirimo. Ari niyo mpamvu ndi kubabwira nti mugerageze mube updated, mwiadapte kuho isi iri kutuganisha. Ariko se wigeze wibaza impamvu ibigo byinshi biri gukora cyangwa se biri gushora za miliyari z'amadolari muri robots na AI? Murabyibaza? Ibihugu byose ku isi n'aha mu Rwanda mwarabibonye. Ahangaha hagiye kuba launch, hari gutegurwa ikintu gikomeye cyo kugira ngo bashire cyangwa se bamurike AI ku mugaragaro. Bigaragara ko rero bimwe mu mirimo akanyu gashobora kuzashoboka, sindi bwinjiramo byinshi ku bigendanye n'imirimo ishobora kuzasimbuzwa abantu, mu by'ukuri hagakora AI. Impamvu ni nyinshi. Robots ubundi zikora amasaha 24 ku munsi zidacogora cyangwa se zidahagarara. Robots hari umuntu ushobora gukora nkayo? Ntibibaho. Nta muntu ushobora gukora amasaha 24 ataruhutse, ntibibaho ngo aryama aruhuke. Ntizisaba umushahara, icyambere, ikiruhuko cy'umwaka cyangwa se bonus. Ntabwo ibyo bintu mu by'ukuri robots zigira gute zibikenera. Zo zirakora gusa from Monday to Sunday. Zikora imirimo isubirwamo kenshi kandi zikayikora neza cyane kugusumbya wowe muntu. Zigabanya amakosa akorwa n'abantu, zongera umusaruro kandi zigabanya amafaranga ikigo gishora cyangwa se gikoresha. Ntiziba, ntizigira uwo zibogamiraho kandi ntizisamaza. Mu by'ukuri hari byinshi nyine robots zigomba kuturusha, ari niyo mpamvu hagomba kwimakazwa ibi bintu byose. Iyo zikenewe kongerwa ubushobozi, ushobora kuzishyiramo software nshya aho kongera kuzitoza byose uhereye ku ntangiriro. Kandi zifasha ibigo gukomeza guhangana ku isoko n'isi ihora ihinduka. Ariko ibi ntibivuze ko imirimo yose y'abantu izashira. Oya, cyo ntakibasezeranya. Ntabwo bivuze ko imirimo y'abantu yose izashira. Harimo bimwe na bimwe bizagenda bigaruka ariko abantu bagakora. Harimo imirimo myinshi izakomeza gusaba ubuhanga bw'umuntu, nibyo koko, guhanga udushya, ubuyobozi, impuhwe no gutegereza cyangwa se gutekereza ku buryo bwimbitse. Ariko ukuri nuko ubumenyi n'ubushobozi bukenewe kugira ngo umuntu atsinde biri guhinduka ku muvuduko ukomeye. Kandi ntitwabura kuvuga ku mirimo myinshi n'ubucuruzi bumwe na bumwe mu gihe kiri imbere bizagenda bifashisha cyane AI, cyangwa se bazagenda bifashisha cyane AI ndetse na robots. Niyo mpamvu mbasaba mwese gutangira kwitegura ejo hazaza ha digital. Niyo mpamvu ibi biganiro byose tubikora kugira ngo dufashanye duhugurane. Mutazabona rero dukora ibi biganiro bigendanye na cryptocurrency turimo tuvuga amacoin, turimo tuvuga ku bigendanye n'ibigendanye na crypto trading, ariko mu by'ukuri abantu ntibabashe kugira gute kumenya ibyo ari byo. Mwige cyane ikoranabuhanga. Ni nayo mpamvu mbasaba gutangira ubundi kwitegura ejo hazaza ha digital. Ariko mwige ikoranabuhanga rya blockchain, mu by'ukuri musobanukirwe uko cryptocurrency ikora, mwigire ku bijyanye n'imari ya digital. Ibyo byose mubikore. Nimba ufite cyangwa se uzi umuntu ubikora cyangwa se ubizi ubifite amakuru, nawe ushobora gukora research zawe mu by'ukuri kugira ngo urebe neza ko ibyo abantu bakora cyangwa se barimo, nawe ushobora kuba joininga mu by'ukuri ukagira amakuru namwe utora, utazashiduka mu by'ukuri warasigaye.
Mwirinde ariko abatekamutwe ndetse n'uburiganya mubijyemo, ariko mwirinda abatekamutwe n'uburiganya, cyane ko harimo benshi nabo bamaze kubizamo kugira ngo bayobye benshi. Kandi niba ushaka gushora amafaranga yawe, shora gusa ayo ushobora gutakaza utagize ikibazo, y'amafaranga ubona ko mu by'ukuri nubwo nta mafaranga abura icyo akora, ariko hari amafaranga ataguhungabanya. Ikirenze byose, jya ukora ubushakashatsi bwawe bwite, ukore research zawe. Abazitegura uyu munsi ejo bazagira amahirwe menshi. Mu by'ukuri abagerageza kuba bakora ibi bintu mbabwiye bashobora kuzagira amahirwe menshi cyane ku gihe cyazaza mu myaka iri gukurikira, ku bana n'abasokuru cyangwa se ku bazadukomokaho muri rusange. Interineti yaremwe n'abantu benshi bafite amamiliyoni. Smartphone zaremye ubucuruzi bushya, AI nayo iri gutangiza indi mpinduramatwara ikomeye. Blockchain n'umutungo wa digital bishobora kuzagira uruhare rukomeye mu buryo imari y'isi izaba iteye mu gihe kizaza. Ntukirengagize ikoranabuhanga ngo nuko ari rishya. Wowe gerageza ushaka amakuru, ubundi uhakana ibintu cyangwa se ubihinyuze, ariko ufite amakuru. Ryige, uryumve kandi witegure hakiri kare. Ejo hazaza hazaba ahantu bitegura mbere y'uko abandi bose bamenya ibiri kuba. Mu by'ukuri ni ukuba macuwa no gutekereza ku hazaza. Use ari umuntu utekereza uyu munsi gusa, tuba twese dufite ibyiringiro by'ahazaza. Kandi wibuke iki kintu kimwe, ishoramari rikomeye ushobora gukora uyu munsi ntabwo buri gihe ari amafaranga rimwe na rimwe, ni ubumenyi wunguka umunsi ku wundi. Igihe cya digital cyageze, kuko ibimenyetso simusiga nabibabwiye bimaze kugenda bigaragara. Ikibazo si ukumenya niba isi izakomeza guhinduka, ikibazo ni iki? Ese nawe uzahinduka hamwe nayo? Ari cyo kintu nibaza namwe mukwiye kugenda kwibaza, by'umwihariko mukama comments cyangwa se uko mubyumva. Wiga uyu munsi, itegura uyu munsi, tangira kubaka ejo hawe uyu munsi, tangira ntukirengagize ubutumwa, kuko ushobora kutazongera kubona ukundi. Aya ni amahirwe ya nyuma. Iki kiganiro mbese mu by'ukuri nagiteguye ari nko kugira ngo tukivugeho bwa nyuma, kuko nabonye hari benshi cyane bakiri mu gihirahiro bibaza ibi bintu ni ibiki. Icyo nababwira ni ukwirinda abasikama, ariko ntibibuze kuba wagira gute, wakora ubushakashatsi bwawe bwite. Rero reka mbashimire wowe twabanye mu by'ukuri muri iki kiganiro cyacu.